Shalom, shalom, muri kumwe na Pastor Abatoni. Tangira umunsi wawe n'isengesho, start your day with prayer. Ijambo ry'ubuhanuzi rigarutse kino gitondo rivuga ngo abakobwa ba Selofahadi baburanye by'ukuri, ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se. Ndagira ngo tware uyu mugisha mu izina rya Yesu. Iyo umuntu aburanye by'ukuri, Uwiteka aramwumva kandi aramusubiza. Ndasengera abantu mwese muburana gakondo zanyu, muzihabwe mu izina rya Yesu. Ndasengera abantu mwese muburana iby'imiryango yanyu, mubihabwe mu izina rya Yesu. Ababurana gukiranuka ubyakire mu izina rya Yesu. Ababurana ubuzima mubihabwe mu izina rya Yesu. Ababurana kubaho neza mubihabwe mu izina rya Yesu. Kino gitondo urimo usohoka, ndasenze uko Imana yumviye abakobwa ba Selofahadi, abari ku Uwiteka yumva gusenga kwawe ku iki gitondo, abari ku Imana imanura marayika ukonferima cyangwa se umenyekanisha mu buzima bwawe ko gakondo yawe uyihawe mu izina rya Yesu Kristo. Abasaba amafaranga yo gukora iki gitondo, Imana iyabahereze mu izina rya Yesu. Abasaba kugira ibirori by'umugisha, ndasenze ngo Imana ibibaremere mu izina rya Yesu. Aba bana b'abakobwa barahaguruka bajya imbere y'umutambyi witwaga Mose, barababwira ngo mbese niba gakondo niba data yarapfiriye mu butayu agapfira mu byaha bye, ibyo bizatubuze guhabwa gakondo muri bene wabo wa data? Uwiteka abwira Mose ngo aba bana baburanye by'ukuri. Urubanza rwawe, hari umuntu mvuganye nawe iki gitondo mvuga ngo urubanza rwawe kuko ari urw'ukuri, Imana irarisubije mu izina rya Yesu Kristo. Kuko ukiri muto kandi ukigambirira byiza, umubiri wawe urengerwe mu izina rya Yesu Kristo. Abafite akazi musohoka mukajyamo, Imana ibaburanire, ntimutahe imbokoboko, mutahane amashimwe mu izina rya Yesu. Niko mpesheje umugisha umuntu wese wazamuye icyifuzo ku Mana, agasenga ashyizeho umutima, akizera Uwiteka. Ijambo rirambwiye ngo baburanye by'ukuri. Ijambo ry'Imana yavuze ngo ubahe gakondo muri bene wabo wa se. Muri iki gihugu Imana iguhe gakondo, mu muryango uvukamo Imana iguhe gakondo, ku mashuri wize Imana iguhe gakondo, mu byo ugerageza gukora Imana iguhe gakondo. Iki ni igitondo cyo kwakira gakondo zanyu, muzihabwe mu izina rya Yesu. Musohokere mu mbaraga z'Imana, nimugaruka mugarukire mu mashimwe. Bahesheje umugisha umukozi w'Imana, kandi ndasenze ngo buri gakondo yanyazwe isubizwe mu biganza byawe. Umwuka wagukererezaga gufata ibyawe kino gitondo unanizwe mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka watumaga uyoba ibisubizo byawe, uyobana n'iby'Imana yakuvuzeho, uyu munsi unanizwe mu izina rya Yesu. Acira gakondo yawe, acira amahoro yo mu mutima, acira iby'Imana yavuze, acira mu izina rya Yesu. Amen.